uzi ko iyi si yacanze abize bagasa n'abatarize, ugasanga umuntu yaraye muri kabari ari kwanga ko bakinga akabari ukagira ngo ni ugukunda inzoga, nawe ari kubona ko mu rugo atajya ngo umugore atamukubita umuhini kandi afite lisansi. Ufite ijambo kuri iyi si ni Kirisitu, niwe wavuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, naho we hatakurwaniriye isi yakwirenza. Mubwira uti Yesu ndwanirire imereye nabi, undwanirire imereye nabi. Tujye dusubiza amaso inyuma. Burya usubije amaso inyuma ukareba urugamba yarwanye, nta mbaraga zo kuyivaho wabona. Aho twari kumwarira niho yaduhereye ijambo, aho twari gushirira niho yaturokoreye. Aravuga ngo mwongere mubeho. Hari umugabo wacu bari baherutse gutumaho ko baraza kumwica, yari afite urugi rwa metalike, arongera asudiraho urundi rwa metalike ziba inzugi